nizere ko umeze neza cyane, tuguhaye ikaze kandi nizere ko umeze neza cyane mu buryo bwose bushoboka. Turi namakuru n'ubundi asanzwe aba avuga mu myidagaduro ndetse n'ibiganiro byinshi mumaze kumenyera hano. Tunabashimira cyane ko mwabaye umwe muri twebwe cyangwa se you are part of us, kubera ko ukurikira byose twaguteguriye kandi ukamakinga sure yuko buri story yose dukoze ugomba kuba wikurikira kugira ngo umenye ikiba ikiyerekeye. Guys, ngira ngo harashize iminsi mike, ngira ngo mumaze gukorana story nyinshi nagiye nzibereka nyinshi cyane zijyanye n'ubundi nibi bivugwa cyangwa se n'ibijyanye n'indirimbo The Ben ari gukorera mu gihugu cya Tanzania. Twabigarutseho turanayibereka turanayihumvisha sample noya. Hari amakuru abantu benshi bari batangiye kugira bavuga yuko mu by'ukuri indirimbo ishobora kuba atari ya The Ben. Ibyo bintu natangiye ko nanjye ubwanjye nabitekereje bishingiye ku bintu byinshi bitandukanye. Byabanje bishingira ku buryo mu by'ukuri indirimbo twabonye isa nkaho ihenzemo, bishingiye kuri video clip, dushingira no ku Diamond tuzi ukuntu akunda kuba ari umuntu ugorana cyane mu bijyanye no gukorana n'abahanzi. Nkuko nabikugejeho mu gihe cyashize, hari abahanzi benshi muri East Africa bagerageje gukorana na Diamond Platnumz arabangira. Nagira ngo nankubwire ko abarimo Jose Chameleone bo muri Uganda nabikubwiye yuko bagerageje igihe kinini cyane gukorana n'uyu mugabo ariko witwa Diamond Platnumz ntiyabyemera. Hari n'abandi benshi, hari abantu benshi cyane, ndetse na deal ya Meddy murayizi neza ko hari amafoto menshi yagiye hanze agaragaza Meddy ndetse na Diamond bari kumwe, ariko biza kurangira mu by'ukuri twe expectingaga collab yabo birangira itabaye, ahubwo indirimbo yimukira kuri Rayvanny. So navuga ngo rero ni ikintu buri muntu wese akakanya yari atarumva neza ahubwo atari ko se mu by'ukuri uko tuzi Diamond urwego ari wakakanya. Diamond ni umuhanzi wihirinze wubatse izina bimugoye, ariko amaze kuryubaka nawe afite nyine principe agenderaho. Akenshi Diamond ntabwo ari umuntu kwaka indirimbo ngo approachinga gusa indirimbo, ahubwo wowe we nyirubwite Diamond ni umuntu uzaka kwibwira ati ngwine dukorane igihangana, ariko biragoye cyane ko wowe wamuproposinga igitekerezo cyo gukorana umushinga cyane ushingiye ku bihangano ngo abyemere. Niyo mpamvu indirimbo nyinshi mwagiye mubona Diamond yagiye asubiramo z'abahanzi wenda batari bakunzwe cyane, zanakunzwe murabizi zo bita za Yope remix. Indirimbo yanabaye successful cyane kuri gahunda ya kuri YouTube channel ya Diamond Platnumz, dore ko maze kurwa n'abantu barenga hafi miliyoni 180. Harimo n'izindi ndirimbo nyinshi mwakunze za Inama. Ni igitekerezo cya Diamond we yifasha ubwo ajya kureba wo bita Fally Ipupa, aramubwira ati reka dukora indirimbo. Witwa Diamond yahagurutse muri Tanzania ajya mu gihugu cya yahagurukije Koffi Olomide amuzana mu gihugu cya Tanzania, bakora indirimbo yitwa Wa. Ibyo byose n'ibitekerezo cyangwa se niko akenshi uyu mugabo Diamond akoramo muziki. Byari bigoye cyane kumva ko umuhanzi nyarwanda ashobora ku approachinga Diamond akamubwira ati reka dukorane igihangano. Byari bigoye cyane, n'ubu ngubu kubisobanura abantu benshi ntago barabyumva neza. So mu kiganiro The Ben amaze guhereza inyarwanda, ni ikinyamakuru cyandika ku myidagaduro hano mu Rwanda, mu kanya gato gashize amaze gutangaza ko mbese akuyeho urujijo rwose rwibazwaga ku bijyanye mu by'ukuri n'igihangano. Abantu bavuga bati nyamara indirimbo ntabwo ari ya The Ben, ntabwo iyi ndirimbo ari ya The Ben, kuko urebye uburyo abantu benshi babifashemo cyane bishingiye ku mafoto babonye ya shooting, bishingiye ku mafoto Diamond yagiye posting ubwe, bishingiye uko Diamond ubwe babonaga afite ubushake bwinshi bwo kuba yakora promotion y'indirimbo. Abantu benshi batangiye kuvuga bati iyi ndirimbo nyamara iyi ndirimbo ntabwo ari ya The Ben. So ikiro ni kimwe rero sasa uwo bita The Ben yakuyeho icyitwa iyo saga cyangwa se iyo polemique yari mu bantu yo gutekereza ko igihangano gishobora kuba atari icye, ahubwo The Ben yemeza ko indirimbo ari ya The Ben nyirubwite. Anavuga yuko izaba iri kuri album ye igomba kujya hanze mu mpera z'uyu mwaka. Indirimbo yo akakanya tuvugana ntabwo tuzi umunsi neza izagira hanze, ariko amakuru ndi gukurikirana cyane ava mu bantu bizewe bakurikiranira hafi inshuti za hafi za The Ben bavuga ko indirimbo ishobora kujya hanze mu cyumweru gitaha. Turagomeza dutegereze tuzarebe. So icyo cyashingiye mu by'ukuri kuri iki kiganiro, witwa The Ben atashatse gutangaza ibintu byinshi byerekeye indirimbo, ariko abwira inyarwanda yuko ngo ari gukora ibishoboka byose indirimbo ikazaba ari nziza, abantu bakaba bazayikunda, ariko ngo nta byinshi ashaka kuyivugaho aka kanya. Icyo yemeje nuko indirimbo ari ya The Ben. Abantu rero mwari mutangiye gutekereza ngo ni featuring ya The Ben cyangwa se ngo ni Meddy featuring
sorry ni Diamond Platnumz featuring The Ben, ntabwo ari byo, ahubwo ni indirimbo ya The Ben ya featurinze uwo bita Diamond Platnumz. Ikintu navuga ngo kitoroshye kugisobanura cyangwa se ngo wumve ukuntu byoroshye kuba wabigera, ariko akanya ntabwo turamenya ngo The Ben yakoresheje ihe turufu byagenze gute kugira ngo atume uwo bita Diamond Platnumz aba convinced kuri uru rwego. Rero nk'ukuri kubibona kuri post n'ubundi nakubwiye ngo yitangazamakuru kimaze kugirana ikiganiro cyihuze kirent exclusive nyine ariko bavugana na The Ben, yahishuye ko nyine ngo indirimbo bari gukorana ngo isabiri kuri album yenshya ari gutegura gushyira hanze. So nibyo ngibyo, wenda kuba ari ufite amatsiko ntiwatekerezaga ko igihangano kigiye gusohoka atari cya The Ben, rwose ni cya The Ben. Hari ibindi bintu biri kuvugwa bishingiye ku ndirimbo nanone Diamond Platnumz iri buze kujya hanze ku isaha y'isa moya za hano mu Rwanda, akaba ari isa 2 zo muri Tanzania. Ni indirimbo yitwa Tayari. Indirimbo yitwa Tayari yabaye posted n'umugabo witwa Diamond. Hari abantu benshi bakomeje kunavuga ngo apingo ngo buri yango The Ben ngo ngazagaragara ngo agace gatuya muri indirimbo giye kujya hanze uyu munsi, ngo nta yindi ndirimbo ihari. Nabibonye ejo kuri Instagram, byari ibintu byinshi cyane abantu bagenaga bavuga, ariko iyi ndirimbo yindi uri kumva cyangwa se watangiye kubona Diamond agerageza gukora promotion ni indirimbo yitwa Tayari, ariko y'umugabo ukomoka mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite amamoko hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Mahombi. Indirimbo yitwa Tayari rero biteganyijwe ko igomba kujya hanze ku isa moya zo mu Rwanda, nta nihuriye n'indi ndirimbo iri gukorwa hagati ya Diamond na The Ben. Abantu babikonfusing ngo bavuge ngo nubwo iki Tayari igiye kujya hanze ngo ubwo ni yandi ndirimbo twajyaga tubona The Ben yari arimo, nta hantu bihuriye kabisa. Nahoze mbibona rwose ejo hano kuri Instagram babivugaho cyane, bavuga bati nyamara nubwo tuvuga ngo The Ben afitanye indirimbo na Diamond, basanga The Ben ari umuntu uzagaragara muri video gutyo gusa biri aho ngaho bidafite ikintu bisobanuye, ariko rwose nta hantu bihuriye habe namba. Ubu rero ikiriho ni kimwe, The Ben akaba ari gushishikariza abanyarwanda ko mu gihe album izaba yasohotse, navuga ngo ni album yateguye cyane cyane ku bantu babakunzi be, nibo b'inshuti ze cyane cyane nk'abibumbiye mu ma group atandukanye no mu ma club. Hariyo bita ngo ni Habibi Family, nibo nzi bafanda The Ben. Kubi muzakora ibishoboka byose kugira ngo mukore campaign ibihangano by'uyu mugabo umaze imyaka igera kuri 3 adasohora ibihangano bizakundwe ndetse atazavunikira ubusa, kubera ko iyi ni investment ikomeye kugira ngo ujye guhagurutsa uyu mugabo, ujye kumukoresha video, ugire gutya ukora ibintu no kubangwishyura amafaranga menshi. So rero abanyarwanda, umuhanzi nk'uyu aba yakoze igishoboka cyose kugira ngo muziki nyarwanda ushyire kuri level yo hejuru, representing u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So muzakore ibishoboka byose kugira ngo iyi ndirimbo muzayipushinge, muzakore ibishoboka byose kugira ngo The Ben kabisa atazumva yuko yakoze imibare idahura cyangwa se ngabone yuko bitazakunda. Iki ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane buri wese yagakwiye kuba atekereza. So nizere ko mumeze neza cyane hano hose, mukomeje kugenda mudukurikira. Ibisaramo mu Rwanda byo birakomeje cyane hano mu Rwanda. Naho zindi kubona bamwe mu bantu bagomba kwitabira igitaramo cya Koffi Olomide, harimo ibibazo bikomeye cyane, ariko abateguye igitaramo hano mu Rwanda bavuze yuko ngo badashobora kuba bareka igitaramo ngo gihagarare, ngo kubera ko witwa Koffi Olomide yakomeje gukurikiranwaho ibyaha bitandukanye, ngo birimo kuba yaragiye ahohotera bamwe mu babyinnyi n'ibindi byinshi bitandukanye. Ubu rero icyo ngicyo ntabwo ngo kiri mu byatuma mu by'ukuri igitaramo kitaba, ubwo byanga bikunze tuzakomeza dukurikirana ndetse rero ukuntu bihagaze. So yari update ku bijyanye n'iki igitaramo navuga ngo kigomba kubera muri Kigali Arena, ariko kikazabera umunsi umwe n'igitaramo kigomba kubera muri Convention Center. Igitaramo kizabera muri Convention Center kizaba kirimo uwitwa ngo ni Rick Hassan uturutse mu gihugu cya Nigeria. Nimwe mu bagabo nabo bafite ibihangano bikomeye cyane kandi bateye imbere mu buryo bufatika mu muziki, ariko wenda mu Rwanda ntabwo azwi cyane, ariko n'umwe mu bagabo bafite legacy hariya muri igihugu cya Nigeria. So guys, ndagira ngo rero nkora kino kiganiro nuvuga ngo ni ibiganiro bifite ukuntu bikurikirana byose bishingiye kugira ngo nkwereke ku bijyanye n'imyiteguro ya album ya The Ben igomba kujya hanze mu mpera z'uyu mwaka.
byanga bikunda niba mu by'ukuri ushishikajwe nuko umuziki nyarwanda natwe tugira abahanzi bakomeye, abahanzi bashobora kuba bagira ahantu bagera, bashobora kujya gucuranga mu bihugu bitandukanye kandi bakabona abafana, ukabona ko nyine bazwi muri ibyo bihugu, birahera kuri abo bahanzi bakigerageza nyine kugenda ngo barebe niba bakora ibihangano nk'ibi biri ku rwego rwo hejuru cyane. So reka dutegereze tuzarebe ibijyanye n'iyi album, ibijyanye n'indirimbo ya Diamond ndetse The Ben featuring Diamond Platnumz. Gusa kimwe mu bintu bishimishije nuko iyi ndirimbo nsanze ari ya The Ben, kuko nanjye nagize ikibazo cyo kugira confusion ivuga ngo nyamara mu by'ukuri abantu twese twishyizemo ikindi bari ya The Ben ariko birashoboka batari ya The Ben. So The Ben iramaze gukuraho urwo rushishwa avuga yuko iyo ni indirimbo ye kandi igomba kugaragara kuri album nshya ari gutegura. Album ya The Ben izaba irimo abandi bahanzi batandukanye nkuko yagiye bitangaza, barimo abitwa ba South Soul bo muri Kenya, azaba harimo n'abandi bahanzi bivugwa ko azaba harimo n'umuhanzi witwa Tiwa Savage wo mu gihugu cya Nigeria. Ibi byose no kubitegereza tukareba. Ikiro nuko umuhanzi The Ben yavuze yuko uyu mwaka wa 2022 tugiye gutangira bigoranye cyane kuba hari undi muhanzi nyarwanda uzavugwa mu itangazamakuru, kubera ko ngagomba gukora ibishoboka byose akawiharira, dore ko yaramaze igihe kinini cyane nawe adakora ibijyanye n'umuziki. So let's wait and see, and nizere ko muzamushyigikira muri ibikorwa byose. Nakubwira ngo turacyari kumwe, amakuru ya entertainment ni buri munsi hano